ntabwo ariko abanyarwanda bivugaga baravuga ati kanyandekwe ka sinda byo buhiriye ndanyuzwe urugero rw'agatambiye kamasheje wa nkuru nziza wa bigega bya ruhaga wa mutashye wa gihumbi cya muhawa ntanda yera wa mututsi wa shyerezo. Impamvu bivugaga gutyo nuko abanyarwanda twese dusangiye isano. Ubwo baba bagira ngo yewe uwo ngiye kwibwira nawe umaze kunyibwira twumva aho duhura aho muhurira kandi byanze bikunze habaga hahari. Hanyuma rero warutubwiye kandi byiza cyane umurage mwiza tugiye kwanzikaho. Abasizi rero baravugaga ngo yasanze u Rwanda rwase rwakitse gukika no kunanirwa kubyara kwinga. Ngo yasanze u Rwanda rwase rwakitse arukikurira ibusigi. Gukikura ni ukuvuga inka yakitse. Inka yakitse haba hashobora kuba ibintu bibiri. Iyo nka yakitse ibishobora gupfa n'inyana ibishobora gupfa. Ziba zinashobora gupfa zombi. Nibyo nyine nshaka kuvuga byombi biba bishobora zombi ziba zishobora gupfa. Ari bishobora gupfa ari inyana bishobora gupfa zombi zishobora no gupfa. Nawe rero yasanze u Rwanda rwakitse kukikurira ibusigi. Kurukikurira ibusigi nuko muri ba baryankuna buriya Minyaruko hari icyo abarusha. Minyaruko ya Nyabikenke hari icyo arusha abandi baryankuna. We yari afite igihugu. Yari afite igihugu nibyo. Kuba rero yari afite igihugu abaryankuna aho bagombaga kumujyana yagombaga kwisanga yagombaga gutangirira injishi y'intonderano nta handi yari atari ku muntu ufite igihugu. Yasanze u Rwanda rwakitse rero rukikurira ibusigi. Ngaho rukomeza ujya imbere. Bamaze kurukikurira ibusigi rero amaze no kwima nk'uko wari umaze kubitubwira. Bavuga ko igihugu yagombaga kwihutira ni icyarimo abaryankuna benshi kuko niho yagombaga kubonera amaboko nanone ari bumufashe gutangira neza. Bavuga rero ko yahise yagaruye Nduga ahita amanuka agera ku Rwesero. Urwesero rero twari tuvuze kuko yenda hatazagira abazayitiranya Rwesero na Kanyogote. Hari Rwesero na Kanyogote ari rwo twavuga ni mu Buganza bwa ruguru. Hakaba rero na Rwesero rwa Nyanza. Hashobora kuba hari n'ahandi kuko amazina y'u Rwanda nk'uko abanyarwanda basangiye isano n'amazina rero abantu barayimukana. Komeza rero. Noneho ubwo ababonye imbaraga rero ababonye ingabo ubwo yagombaga noneho gushaka ikindi gihugu akurikizaho ariko noneho amaze kugira imbaraga. Amaze kurema. Noneho ubwo rero yahise ajya kugarura icyubahiro n'igitinyiro cy'u Rwanda. Yigira kwa Nzira. Kwa Nzira. Noneho ajya ni mu kihe gihugu? Inzira yategekaga ikihe gihugu? N'Ubugara. Noneho ajya mu Bugara rero ariko mu kugenda yari afite abagaragu bagombaga kujyana b'abahanga. Abo bagaragu harimo Mitima ihuye hakaba Mitima ibunga hakaba na Mitima ihuje. Bavuga rero ko abo ngabo bari abagaragu be bizewe bajyanye ariko akagira n'abakongore bari abahanuzi be bari abapfumu be abakongore ni inzu yo mu Bega bakomoka kwa Nkongore. Bakaba rero arimo banamuraguriye bamubwira nuko azagenda mu byo yagiye rero mu cyambere bamuraguriye nuko azagenda yagiye yambaye uruhu rw'intama kuko igihugu yari agiye kwitatira kuko niyo mpamvu no mu byivugo bye tuzi ko ari ikitatire cya Mutabazi gitera ababisha ubwoba. Yagiye rero yambaye uruhu rw'intama. Icyambere ni ukugira ngo yisanishe n'abantu baho niko bambaraga. Ikindi umwami iyo yabaga yabaye umwami. Ariko ibyo uvuga nibyo koko kubera ko tumenyera ko cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda kuko intama ni ikintu gikunze kuba cyane bakunze gukoresha intama cyane. Ubworozi bw'intama burahari cyane no kuva kera rero. Bakaba ari narwo bakundaga kwambara. Ikindi tuzi ko umwami iyo yimikwaga akaba umwami ntiyasubiraga kwambara intama kuko yabaga yavuye muri icyo cyiciro. Noneho we rero yorongeye yicisha bugufi
arongera yambara rwa ruhu rw'intama, ubundi atemerewe kwambara. Ajya rero ajya kwitatira, kuba cyitatira. Noneho agiye rero ariho agenda, nibwo ageze muri ako gace, mbere y'uko agera mu Bugara hacyujya hari amashyamba, niho yahuriye na Ryangombe. Ryangombe rya Binga mwene Nyundo. Ahuye na Ryangombe, ariko mbere y'uko bahura yakeneye kunywa itabi, atuma umugaragu we ngo hari aho yabonaga umuriro aho mu ishyamba, atuma umugaragu we mitima ihuye ngo najye kumuzanira igishirira. Aragenda ngo hageze rero Ryangombe aramubona, asanga ngo yicanye ku maguru, ngo yabaga afite umuriro ku maguru, ku buryo iyo yashakaga yadomekaga ku maguru ye hanyuma agacana. Noneho ngo amutungutseho arangije ati nanije ngo ngumpe igishirira. Undi ati wa mugabo we, hari aho wigeze ubona umugabo wicana ku maguru? Noneho abimubwiye, undi ngo yikubita hasi arahwera. Noneho Ruganzu arategereza, araheba, atuma undi nanone nawe amugira kwa kundi. Noneho atuma uwa gatatu muri babagaragu be, nawe aragenda nanone, ngo yapfaga kubimubwira, undi agahita yikubita hasi. Ruganzu ategereje ahebye, ajya kwirebera. Ahageze asanga abagaragu be baguye aho ngaho, nyine baguye kubera ubuhangange bwa Ryangombe. Arangije ati wa kigabo we, ndagutumaho abagaragu banjye ngo bampere igishirira, warangiza ukanyicira abagaragu. Noneho Ryangombe ngo aramubaza ati none se wowe wa mugabo, hari aho wigeze ubona umuntu wicana ku maguru ku murundi? Ruganzu nawe yari igihangange, ati naramubonye. Arangije ngo afata inkoni yari afite, akubita umugaragu, arabyuka, akubita n'undi arahemuka, arangije arigendera, atuka nyine Ryangombe. Mu yandi magambo, Ruganzu yazuye abantu cyane. Ruganzu ndori yazuye abantu, yazuye abagaragu be batatu. Hanyuma amaze kugenda rero ngo ageze hirya, Ryangombe aramwitegereza, aravuga ati ariko aturiya mugabo ni igihangange. Ariko harimo ikintu gikomeye, urumva ko yarazuye abantu, ariko n'ubundi intego yari imuzanye yari kuzura u Rwanda. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri iyo ntekerezo. Nicyo cyo kwigira, cyo kongera kwigira rubanda, kandi yarageze mu cyiciro cy'umwami, akongera akamanuka, akicisha bugufi, akigira rubanda. Noneho arangije rero aragenda, agiye Ryangombe ngo aramureba, arangije abwira, nawe yari afite abagaragu, abwira abagaragu bati uriya mugabo ni igihangange, aturiya mugabo dukwiye kuganira. Ngo abanganye inka bararagirana, abanganye harya ngo iki, ngo abanganye imbwa bagahigana, abanganye niba ngo ari ibibuno bakobokana se, ariko ntibajya nawe n'abanganye umugabo barabana. Ryangombe aturiya mugabo dukwiye kuganira. Noneho batese turaganira gute ko wabonye yagusuzuguye, wamweretse kuri igihanganye nawe akakwereka ko ari kuri ikindi? Ryangombe ariko dukwiye gushaka ukuntu tuganira. Arangije Ryangombe nawe yari umuhigi, yari afite imbwa. Arangije ati nimuhige, ati hanyuma nimuvumbura umuhigo mu mwerekeze, nabonye nawe afite impigi, kandi nta muhigi wumva umuhigo ngo akomeze agende, byanze bikunze areka aho yaragiye. Barahiga rero, bahize, noneho bagira n'amahirwe, baravumbura inyamaswa, bayerekeza aho Ruganzu anyuze agenda. Bayimwerekejeho, Ruganzu yumvise ngo bariho bagenda, abwira abagaragu, arababwira ati izo mbwa zifite umuhigo. Ubundi mu buhigi, imbwa zifite umuhigo abahigi barazumva, zifite uko zigenda zivuza inzogera, amayombo, iyo zirukankanye inyamaswa, zibwira shebuja ko zavumbuye, ku buryo abimenya akurikije uko amayombo ariho avuga. Ni ukuvuga imbwa iyo yirukankanye inyamaswa n'iyo iriho ihiga barabimenya, kandi bategeranye. N'iyo itabaza barabimenya, iyo yahize inyamaswa yirusha imbaraga, yirukankana nabwo itabaza, ibamenyesha ko inyamaswa yavumbuye nibatayitabara itari buyishobore. Noneho arangije rero ati Ruganzu ngo abwira abagaragu bati izo mbwa zifite umuhigo. Hanyuma tese nyagasani, niba zifite umuhigo ko atari cyo kitujyanye, turahiga dushaka. Ati hoya, ati ntabwo twasiguye umuhigo. Abandi bati waretse tugakora ibitujyanye, kuko bari bagiye nyine gutata kwa Nziramuramira. Noneho aranga, arahindukira na ya nyamaswa,
ahindukira ya nyamaswa rero arayica. Amaze kuyica abahigi ba Ryangombe bamugezeho. Imbwa za Ryangombe nizo zabanje kuhagera, zihageze zisanga umuhigo bawishe. Noneho imbwa ya mbere igiye kwegera umuhigo barayikubita, iya kabiri ije barayikubita. Noneho abahigi rero ba Ryangombe babagezeho, barangije bati mukaduha inyamaswa yacu. Ubundi mu mategeko y'ubuhigi nyiri inyamaswa ntabwo ari uwayishe, nyiri inyamaswa ni uwayivumbuye. Yego, ni uwayihize, ni uwayivumbuye, ni uwayikuye mu kiryamo cyayo, niwe nyirayo. Noneho barangije rero baraza bashwanira umuhigo. Aba Ryangombe bati umuhigo ni uwacu. Aba Ruganzu nabo bati none si yibacika. Bavuga ngo ni yanyu ngo mwayize yibacika se. Abandi batari ko ibyo ari byose icyo twabaha ubundi babyita ngo babaha ikiramuro. Yego. Ariko kuko bayishe mu ikiramuro, ariko inyamaswa ikaba ya nyirayo. Abandi rero muri cya gihe nyine bariho bashwana. Ubwo Ryangombe we yarageze ku ntego ye, yashakaga ko babona icyo bashwanira cyangwa se igituma mbega baza kuganira. Ryangombe rero nabo barahageze, baravugana ati inyamaswa ni iyacu, abandi nabo bati ni iyacu. Arangije ngo Ryangombe ahita agusha kubera ubuhangange yari afite, ngo agusha umuyaga mwinshi cyane ku buryo ngo haza imiheto yabo irabanguka. Hanyuma Ruganzu nawe sinzi ngo akubita inkoni hasi ya bya bindi byose birahagarara. Arangije atari ko wa mugabo we waretse tukaganira ko uri igihangange nanjye nkaba ndi ikindi. Noneho Ruganzu atese nganira iki nawe, undi ati mva nkubwire, ati ahantu ugiye uteye inzira, kandi n'ubundi nta wundi watuma ngo agenda bigukorere nk'uko wabyikorera. Ati n'umuheto wawe ndawureba, ati wakoze byinshi. Mu yandi magambo atangiye kumuragurira. Ati nakabibonye nta wundi wakakugiriyeyo atari wowe ugiye kwigirayo. Ati kandi koko n'iki kujyanye uzagishobora. Ruganzu ati cya kigabo ni igihanga. Nawe atangiye kuvuga ati cya kigabo ni igihanga, reka tuganire. Yari yabanje kumusuzugura, ariko yumvise ibyo amubwiye ko agiye kwanzira kandi agiye kwitatira, kandi nta nundi wabishobora. Kuko ibimujyanye nta wundi yakabitumye uretse akagombye kujya kubyikorera. Arangije ngo Ruganzu aramubwira ati wa mugabo, ati uri umuhanga, ati ubwiwe n'iki ko ariho ngiye. Undi ati ndabibona n'iki kujyanye ndakireba kandi uzanagishobora. Atari ko nanjye nagira ngo ngiye icyo nkwisabira. Undi ati mu byo wansaba byose uramenye, ntusabe igihugu cyo kwanzira. Ntusabe igihugu, ibindi usaba ndabiguha, ariko uramenye ntusabe yandi magambo, ntusabe u Rwanda. Ati ibindi usaba ndabiguha. Undi ati nuhagera uzagenda, nugera ku irembo, nujya kuhagera uzavumbura umuhigo, inyamaswa uzayice, numara kuyica uzayikuramo igufa, unyure mu mugezi, ujye kuhagera uyoza ayo magufa, numara kuyoza ubazemo biriya wambaraga mu ijosi, ibirezi. Ati uzakuramo ibirezi. Ati ibyo birezi mu mugezi wambuka ujyayo uzaba ariho ubyogereza. Numara kubyoza uzagera ku irembo, umukobwa uzahasanga uzamuture ibyo birezi, hanyuma umusabe akugeze ibwami. Ati hanyuma kandi hari na benshi bajya batubaza ibirezi ibyo ari byo. Ubwo bumvise ibirezi n'utugufwa akenshi twabaga ari utw'impongo. Yego, n'ubundi ni inyamaswa yamubwiye azica hafi yaho n'impongo. Hanyuma rero impamvu bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera bacyambaraga mu ijosi, ku buryo urumva niba wambaye akantu hano mu ijosi kagera ahantu ntushobora kurebayo n'amaso. Abandi nibo babikumenyera ko ikirezi cyawe cyari ku wowe ntubuhabona, ko ntushobora kubona ikintu kiri aha kiragukoresheje indorerwamo cyangwa ukirebera mu kirahuri. Ati rero nuhagera umukobwa uzasanga ku irembo, uzamuha ibyo birezi, uzamutura ibyo birezi, umusabe akuvunyishirize akugeze ibwami. Ariko mbere y'uko agerayo, hafi yaho hari umuntu wari uhatuye, amurangira rero ko ariho azacumbika. Ati kandi nuhacumbika nawe uzamugira inshuti, kandi nugaruka nawe uzamushimire. Ni nako byagenze rero. Uwo muntu ngo wari uhatuye nawe
Ruganzu agiye niho yacumbitse, amaze kuhacumbika noneho agarutse nanone ateye nako avuye kugarura kwa Nzira nanone yarahagarutse kandi aramugororera. Noneho yaragiye rero agezeyo kwa kundi yabimubwiye, asanga wa mukobwa ibwami nyine kwire ku muharuro, arangije aramuramutsa, amaze kumuramutsa amuha ibirezi, arangije amusaba rero ku mugezi bwami. Atese wa mugabo we ko nta bantu bahatswe hano basa nawe, aha hantu ntiwayobye, urabona wabona ubuhake ahangaha, ubu se kureba urabona uyu muntu yakwemera kuguhaka bitewe nuko yamubonaga. Yabonaga umugabo w'igihangange, ko nta wundi muntu usa nawe, ungana nawe, ureshya nawe, uko kuhatswa aha urabona uyu muntu azaguhaka kuko azaba. Ati wowe genda umusabire. Ati reka njye kumusabira. Aragenda rero amusabira ubuhake kwa Nzira. Nzira ati genda umunzanire. Ubwo rero ko ngo yinjiye kwa Nzira, Nyiranzira ngo akimukubita amaso ngo amabere yari ikoze. Nyiranzira ubwo ni umugabekazi ni nyina wa Nzira. Ngo ariko subiye inyuma gato, Ryangombe yaramubwiye ati icyo nzangororera, ati nuhagera, ati hari umwana w'umukobwa uzagukunda muri urwo rugo, kandi azakumenya asinziriye. Uwo ninde wabibwiye undi ni Ryangombe wabibwiraga igihe yakizwe na Ryangombe. Ati nakumenya uramenye, uzamutware, uzamurongore, umwana muzabyarana uzamunshyingire. Ni ukuvuga nicyo yamusabye rero muri byo yamusabaga. Cyangwa nako Ruganzu ati nibyo rwose nzamuguha. Hanyuma rero ubwo amugejeje kwa Nzira, arangije Nzira rero aramwakira, amaze kumwakira amusaba ubuhake. Amusabye ubuhake, Nyiranzira aranga. Ati uyu muntu uramenye yinjiye amabere yikora ntonse, aturamenye ntugire ubuhake umuha. Noneho ngo inkingi zitabashe, ariko inkingi ngo zatayabashe yivuze. Ni nyuma. Noneho arangije rero Nzira ati witwa nde? Ndati nitwa Cyambarantama, niko yari yariyise. Ati none se ubugaragu wifuza uzi gukora iki? Iyo wajyaga guhakwa bakubazaga uzakora iki? Ubu ni nko kujya gushaka akazi. Ni uvuga ibyo wize, iriya CV dutanga no kugaragaza icyo uzi gukora. Nawe rero baramubajije batese uzi gukora iki? Ariko nkuru y'umwana harya isubira inyuma. Ryangombe yanamubwiye ati nuhagera mu mirimo azaguha, azakugira umutware w'ingabo ntuzabyemere, azakugira umutahira ntuzabyemere, uzemere umurimo uciriritse, ni ukuvuga uri hafi ye. Niho rero yamubwiye ati uzi gukora iki? Undi ati nzi gucana, kamenya no gucuranga inanga. Ubwo rero yashakaga ko aba hafi ye. Noneho arangije rero amubaza ati uzi gukora iki? Undi ati nzi gucuranga inanga, ikindi nkamenya gucana. Nicyo nakoraga kwa Ruganzu. Ati nyine yamubwiraga ko ari umugaragu wa Ruganzu. Ati nzi gucana, nkamenya no gucuranga inanga. Amuha ku kazi rero. Yanze kuba umutware w'ingabo, yanze no kuba umutahira. Ubwo niyo mirimo yari ihari ikomeye yiyubashye. Arangije rero akajya amucanira, yamara kumucanira akanamucurangira, noneho Nzira agasinzira. Yamara gusinzira rero ngo agafata ya nanga yamucurangira akayimugera mu mutwe, akayimugera mu mutwe ati nzakwica. Noneho ngo ayimugeze rero, ngo yarayimugeze bwa mbere, ayimugeze undashigukira hejuru, ashigukiye hejuru. Ruganzu ati humura Cyambara nta mu mugaragu wawe ndakurarira. Ngo yayimugeraga undi agashigukira hejuru, ahitaga amubwira ati humura ati humura Cyambara nta mu mugaragu wawe ndakurarira, kuko yararaga nyine amucaniye anamucurangira. Noneho yaje rero kujya hamwe habaga inzu, hari inzu yabagamo nyine abana b'abakobwa mu Rwanda, iyo mu Rwanda yo yitwaga Imirerwa.
abo bana bitwaga imirerwa. Noneho ngo ajyayo ajya kubacurangira, ariko bakaba barabimenye ko ibwami haje umuntu uzi gucuranga inanga kandi umugabo mwiza cyane. Noneho arangije nabo bakifuza kuzamubona ariko baramuzi. Noneho undi nawe rero atuma umuntu nyine uzajya kubamusabira kugira ngo azajye, ariko icyo yagiye gushaka ni wa mukobwa Ryangube yaramuraguriye. Noneho barangije rero ngo baramwemerera ajyayo. Agiyeyo aragenda arabacurangira, barishima baranezerwa, hanyuma arataha. Ariko ubwo yagira ngo anahamenye, aza rero kujyayo basinziriye. Wa mukobwa ashugukira hejuru aramubwira ngo Nyagasani uzageze. Ahita abona rero ko ari wa wundi. Noneho uwo mukobwa rero akaba yaritwaga Nyamuhigirwa. Noneho ikindi rero yagombaga no kugarura ubwo bateye babakobwa bose baje mu Rwanda yarabazanye, ariko wa wundi by'umwihariko Nyamuhigirwa abo umugore we ni umwe mu bagore ba Ruganzu, ku buryo ngo banaje bateye ingabo ziteye nyine nyuma yo kumara kwitegura, nyuma yo kumara gutata yarahabonye neza, akatumaho ibisumizi bikaza. Yarababwiye ati hariya harimo umugeni wanjye. Abandi baranababara batese mu Rwanda wahaburiye iki? Wabuze abakobwa beza mu Rwanda. Arati muramenye hano harimo umugeni wanjye ari we Nyamuhigirwa. Hanyuma hari aho ngaho rero hari n'ahantu hari ishyo ry'inka zitwaga indorero z'imushongi. Zikaba rero zari inka nziza, zari inyambo nziza, ngo zabaga zipfutse amabere ngo kugira ngo adakora hasi, kubera nyine ubwiza zari zifite n'ubwari n'icebe n'amabere meza. Nazo rero nazo zaje mu Rwanda, ndumva yaranazigabiye impande ya Rusanga, ari wagabanye iryo shyo izitwaga nyine indorero z'imushongi. Hanyuma ubwo rero nyuma nyine yaje kugarura icyo gihugu, aza atumaho ibisumizi. Urumva rero yarahatase, yarahabaye, arahazi neza, azi uko baryama, azi uko basinzira, kuko yarari ibwami. Hanyuma arangije rero amaze kubona azi kwitegura neza, aravuga ati rero ngomba gutuma muri ba bagaragu bari barajyanye ujya kubabwira kugira ngo batere. Umwe rero ni yari Mitima ihuje na Mitima ihuye, arababwira ngo barwane. Ubwo bagiye kwasa inkwi, bajyaga kwasa inkwi nyine bari buze gucana nyine ku cyotero. Arababwira rero ati nituza kugera mu gitaramo muze gushwana, hanyuma nimumara gushwana mu Rwanda, nimuza kurwana noneho ndaza gutora inkoni nze kubakubita. Hanyuma nimara kubakubita nyine dushwane ku buryo mbirukana mukamera nkaho muciwe hano. Noneho mugahita mujya kubwira nyine ibisumizi ku butasi bwarangiye, ku mbega igihe cyo gutera ari iki. Nyine mu gitaramo rero barashondana, umwe akajya ashotora undi nyine akamushotora, noneho undi nawe aramukandagira cyane, amukubita urushyi, bararwanye rero. Kera urabizi ko bitwazaga inkoni, arahaguruka rero akubita babagaragu be bashondana, basohoka biruka, batese ubundi uradukubitira iki? Uradukubita uri uwuhe? Nt'umugaragu mugenzi wacu. Ati njyewe ndi umugaragu, niba ndi n'umugaragu ariko ndabukubise mwambwa mwe mushondana iki n'iki. Ati bukaduhoraga iki se ko iki? Ati Nyagasani wambabarira, ati izi mbwa nkazirukana, ubu byana sinzongera no kugenda nabo. Arabirukana nyine, ariko ari ya mayiri yabo, abwo arabakubita nyine barataha, baragenda nyine, arabwirukanye nyine ko bamubereye. Naho ubwo bajyanye ubutumwa mu bisumizi, baragenda rero barababwira bati rero akazi kararangiye, twarangije kwitegura, twarahabonye, isigaye no gutera. Ngo baratera rero, bamaze gutera baraza bakambika hafi yaho. Noneho bakambitse hafi yaho, batumaho nyine bugorobye, aza gutumaho. Ubwo yari bafite uburyo bacana amasiri. Baramubwira rero ko aza kuza kwihisha, aza kubareba, kubabaza nyine atese nta kibazo, mumeze neza, ejo muriteguye cyangwa se turatera ryari? Baramubwira bati ariko turananiwe, turanashonje, kubera nyine n'urugendo n'iki.
ati nicyo ngicyo, ati mwihangane ndaza ndabagemurira. Aragenda rero ngo abwira Nzira ati abatasi bo kwa Nzira baje kubivuga, ati twabonye igitero, Ruganzu araguteye. Noneho ahita aza kubaza rero Cyambara nta matese, Ruganzu urabona tuzamurwanya gute, tuzamutsinda gute? Noneho Ruganzu ati nibyo, ati kugeza aho ngaho. Ariko inshuti dutaramanye abo bagaragu Ruganzu bari bavuze si Ruganzu nyirizina baraho, kuko bari bazi ko ari umugaragu uri aho ngaho, ahubwo bibuye ko ari Ruganzu uvuye mu Rwanda uri kumwe n'ingabo z'Ibisumizi ariko utaragera ibwami. Nyamara ntibakamye ko Ruganzu bavuga ari Ruganzu bari kumwe aho ngaho, kuko bari bataramumenya. Bari bazi ko Ruganzu ari iyo ngiyo ari kumwe n'ingabo z'Ibisumizi yitegura gutera, wenda makuru bayamenye ko Ibisumizi bishobora kuba bizatera, ariko batazi ko wari ubabwira ahubwo ari we shebuja w'Ibisumizi bari kumwe nawe. Ruganzu rero ati wose ndabazi, ingabo za Ruganzu ndazizi, twarabanye. Ati reka nze nkwereke uko tubigenza. Ndati yego. Ati ingabo za Ruganzu n'ibisambu, bakunda inzoga, bagakunda ibiryo, tuboherereza inzoga banywa, baranywa, basinde, barye, bagwa ivutu. Ateje ku gasusuruko tuzabica nk'abica noneho bafata rero amayoga, bafata ariko bayategura reba kugira ngo hataba hari ibindi ikintu kindi bashyiramo. Barayategura, bategura inzoga, bategura ibiryo. Barangije rero Ruganzu arazishorera, bajya kubagaburira, kubakira. Noneho arangije ariko akaba azi ko ibyo bajyanye yabyirebeye ko nta kibi kibirimo. Maze guhembuka bati noneho turahembutse. Ati rero gutera ni iri joro nibwo muri butere. Hanyuma ababwira nyine urugo ko rumeze, ariko bakaba bari kumwe n'abandi ba Mitima ihuye, babandi yirukanye, nibo bazaga babereka aho banyura ahantu hose. Ingabo ziranyura ahangaha, urugo ruri ahangaha, ibikingi by'irembo biri ahangaha, ku gikari ni ahangaha, ingabo ziraraha, harara ingabo zingana gutya, ziba zitwaje intwaro zimeze gutya, ziryama gutya. Noneho bamaze urugo rero, bamaze kurugota, kuko Ruganzu ikindi yagombaga gukora nk'uko Nzira na uyu wo mu Bunyabungo Nsibura, kuko nibo bafatanije bica Ndahiro Cyamatare, bica n'umugabekazi n'abamikazi n'abakobwa b'ibwami, nibo bapfakaje u Rwanda. Nawe rero kugira ngo agarure icyubahiro n'igitinyiro cy'u Rwanda, nawe yashakaga kuba ari we wikorera icyo kintu, kugira ngo n'undi muntu uzabitekereza, n'ikindi gihugu kizabitekereza, kizavuga kiti ibyabaye kuri Nzira natwe byatwara. Noneho bariho batera urugo. Ruganzu rero niwe urumva niwe binjiye mu rugo yarangije kuhagera, azi naho Nzira aryama nuko aryama. Hanyuma arangije rero yamwicaye, yica Nzira, yica na nyina Nzira. Hanyuma intuza rero ubugara bugaruka gutyo. Hanyuma arangije arahita bajya imbere, ati muramenye, abajyana rero kuzana baba yamirerwa. Hanyuma azanamo na Nyamuhigirwa na za ndorero z'imushongi. Hanyuma ubugara rero ngo kuko ubugara bwagarutse. Hanyuma agaruka hahandi bacumbitse kuri hari ahantu yari yabarangiye kuri rwa rugo, barahagarukana nawe bagororera wa muntu wabacumbikiye. Hanyuma rero Ruganzu kuko yagaruye ubugara, nuko ubugara bwongeye kugaruka nyine kuba u Rwanda. Muri iyo nzira yose rero hari icyo ntumvisemo cy'abakobwa mu Mugendajuru bya Murama. Nibo navuze abo ngabo iyo mirerwa hari harimo Nyamuhigirwa, nibo bo mu Mugendajuru bya Murama. Kandi noneho uwo mukobwa rero wajemo ari we Nyamuhigirwa, Ryangombe yari yaramubwiye ko, uribuka ko yari yaramubwiye ati hari umukobwa uzahagera akakumenya, uramenye uzamurongore, umwana muzabyarana niwe uzanshingira. Aramurongoye nyine arongora Nyamuhigirwa. Hanyuma abyara umukobwa witwa Nyanzingi. Yaje gukura rero amaze kuba inkumi, ngo arwara indwara yo guceceka.
ariko aba yarwaye Ryangombe yarapfuye yaraguye mu muhigo. Hanyuma babaza abapfumu bose birabananira birabayobera nyine icyo uwo mwana arwaye Nyanzinge. Hanyuma baza kwibuka rero ko ba bantu bari kumwe na Ruganzu baza kwibuka ko yari yaramwemereye Ryangombe. Abandi batese ko Ryangombe yapfuye turabigenza gute? Noneho abakuru batariko hari uburyo twabonye Ryangombe hari imihango ba Ryangombe bagiraga. Iyo mihango nyine neza imeze nko ku bantu. Bati tubikore twubaka inzu. Nitumara kubaka inzu dushyiremo wa mukobwa. Niturangiza tuvuge ngo Ryangombe dore umugore wawe. Twigana kumwe ba bantu babigenzaga bo kwa Ryangombe. Barabikora rero bigana ba bantu bo kwa Ryangombe babwira Ryangombe bati dore umukobwa wasabye dore twagushingiye. Umukobwa ngo arakira aravuga kandi yari yarajunjamye. Noneho barangije rero bati kuva icyo gihe nyuma yabwo nanone nyuma yabwo ubwo ni ku ngoma ya Mutara Semugeshi nanone haje kongera gutera amapfa. Baravuga bati ariko cya gihangange cyaguye mu Rwanda wa muntu wari igihangange buriya byo ntibyaba bishobora kuba bituruka kuri twongere dukore bya bindi twakoze kuri Nyanzinge ko twabikoze kuri Nyanzinge agakira kavuga uwabikora uhakongera akabikora imvura yo katerwa ntikakweyuka yego barongera barabikora babikoze nanone ngo imvura iragwa. Baravuga bati rero ibi bintu ntibigomba gucika abantu bakwiye kujya babikora kuko tubonye icyiza bimarira u Rwanda ko bizana agakiza mu Rwanda byakijije umukobwa wa Ruganzu biduhaye imvura. Niho hagiyeho rero umutwe ushinzwe ako kazi akaba umutwe waritwaga Impara ndetse iyo bigeze ku ngoma ya Mibambwe se ntabyo tuzabivuga ikindi gihe yaje kurema umutwe ukomeye cyane kuko ari abantu biba bizerwa nyine baba bizerwa kuva ku ngoma ya Ruganzu Ndori kugeza nyine icyo gihe ndetse no ku ngoma zakurikiyeho. Uwo mutwe w'Impara rero ntabwo kazi wari ushinzwe mu gihugu twabigeranye mfite abavandimwe twabigeranye nk'uko tubona mu madini haba hari imitwe y'abantu bashinzwe imihango y'idini. Wenda reka dufate nk'urugero rw'idini Gatolika hari abo twita abakateshiste. Abakateshiste ni abantu bashinzwe imihango y'idini Gatolika mu byiciro binyuranye. Mvuga ko abantu bari mu mutwe w'Impara rero ni abantu bari bashinzwe imihango y'iryo dini rya Ryangombe. Uwo mutwe babagamo rero ukitwa Impara nk'uko tuvuze abakateshiste nyine umutwe w'abakateshiste urazwi n'abatari abagatolika ariko baza abakateshiste. Nari mvuze ari ibyendajuru bya Murama ngira ngo ngaruke kuri icyo kintu ngaruke no ku ndoro z'Umushongi. Ubundi kuva u Rwanda ruremwa n'uwaruremye bwa mbere ari we Gihanga habaga inka z'icyubahiro kuko inka kuva icyo gihe inka cyari icyubahiro cy'u Rwanda. Ubwo cyari icyubahiro cy'u Rwanda rero zahoranye icyubahiro gikomeza cyane ko muri icyo gihe cya Gihanga tubonamo ishyo ryari rikomeye cyane ryitwaga Insanga n'Abanyasanga. Bakaba bari bashinzwe nyine imihango yo kugira ngo inka zikomeze kugira agaciro mu Rwanda. Bigeze rero ku ngoma ya muri icyo gihe cy'ingoma ya Ndahiro Cyamatare hari undi mutwe w'inka nyine witwaga indorero z'Umushongi nyine ko zabaga Umushongi. Kandi Umushongi twibuke ko mu Bwiru imihango myinshi y'Ubwiru mu bintu bakoreshaga by'ibanze hari ubutare buturuka mu nganzo za Mushongi. Ahubwo ni nabwo bwatangiraga inzira zose hafi inzira zose. Nta nzira n'imwe yashoboraga gukorwa hataraboneka kuko tuzi ko byakorwaga byinshi n'inyundo yego. Inyundo rero zagombaga gucurwa aho ngaho niho hagombaga kuvugwa butare. Ni ukuvuga ko rero icyo dushaka kuvuga aha ngaha mu byumve neza ni uko mu Rwanda hari ahantu henshi hari ubutare yego hari henshi kandi n'ubu hari koko ariko inganzo y'Umushongi yari inganzo yo mu Bwiru nk'uko n'amashyo y'inka yari menshi ariko hari amashyo yo mu Bwiru hari izo Nsanga zibamo na Rusanga hakabamo n'izo ndorero z'Umushongi yari amashyo rero yo mu Bwiru. N'ibirayi nabyo inka zitwaga ibirayi zo mu Bakono nizo ku gihe cya Kirimarugwe niho zitangira kuko nibo bari umutwe w'inka ubangikanye n'umutwe twaga Abariza bo mu bwami bwa Nyamweru kwa Nkima. Nabo rero iryo shyo naryo ryari rikomeye mu Bwiru. Ubwo rero nuko ko Ruganzu Ndori mu kugarura u Rwanda yagomba kubanza kugarura ibimenyetso byose n'ibishyitsi byabyo cyane Ubwiru. Niyo mpamvu twabonye ko
ikintu cya mbere yihutiye ni ukugarura umuganura, kuko umuganura nyine bwari ubuzima. Umuganura ni u Rwanda, umuganura ni abanyarwanda, umuganura ni ubuzima. Ni ukuganura rero ubuzima, yagomba kugarura umuganura, kandi kugarura umuganura yagomba kubanza kongera kugarura hariya mu nganzo za Mushongi nyine, kuko n'ubundi ni mu Busigi cyane. Hanyuma rero urumva ko Nziramuramira nawe icyo yakoze bwa mbere mu gusenya u Rwanda ni ukwica umuganura w'u Rwanda, agatuma nyine iriya nganzo ya Mushongi itakomeza kuba mu Rwanda. Niyo mpamvu ariho yatangiriye, kandi akanyaga na za ndoro z'Umushongi. Ibikoresho bakoreshaga kugira ngo ingoma iramvurwe harimo n'ingabe n'ibigamba byazo n'indamutsa n'izindi zose. N'umuganura, amasuka yagombaga umwami yahaga umugisha. Nayo yandi tujya kuvuga ngo bajyaga gusaba ibwami, yose yabaga yaracuzwe mu butare buturutse mu nganzo za Mushongi cyane, bakayakurikira muri z'imyifuzo. Ariko ibyuma byose bizakoreshwa, amasuka azakoreshwa, ibisomyo, bya bisomyo, incyamuro, ishoka, ni ukuvuga byacukurwaga hariya. Mu yandi magambo rero, niba twarabonye ko mu Busigi Ruganzu Ndori imenyereko ya Nyamikenke yamuremeye Karinga, akamuremera Bariba na Kari hejuru, ni ukuvuga ko ibikoresho byose babikuye n'ubundi mu nganzo za Mushongi. Noneho n'inzira y'ubwiru kongera ngo yongere itangire, bya bikoresho bivugwa mu nzira z'ubwiru byavuye mu nganzo za Mushongi. Bivuze ko kugira ngo agere kwa Menyereko ya Nyamikenke, n'ubundi yari yabanje kongera kugarura kariya gace ko mu nganzo za Mushongi. Ubwo urumva ko kubera ko za ndoro z'Umushongi nyine Nziramuramira yazikuye, yarazinyeze akazijyana iwe ibwami nyine iwe, Ruganzu Ndori yagombaga kubanza kwa Nziramuramira kugira ngo abanze agarure ibyo byose. Agarure icyubahiro cy'u Rwanda, agarure inka indoro z'Umushongi kuko ryari ishyo ryo mu bwiru, agarure abakobwa bo mu Mugendajuru bya Murama kuko bashushanyaga ubusugi bw'u Rwanda. Cyari ikintu gikomeye cyane, ubusugi bw'u Rwanda. Ujye bisobanura neza ubusugi bw'u Rwanda, ubundi abantu bakwiye kumva iki? Ubusugi bw'u Rwanda, reka duhere ku muryango w'isugi. Umuryango utarapfusha, utarapfusha umwana, mbega umuryango usugiye, urimo umugabo, urimo umugore, urimo abana, kandi hakaba nta mwana urapfa muri uwo muryango. Inka y'isugi ni inka itarapfusha. N'u Rwanda rw'isugi ni u Rwanda nyine rusugiye, rutaratakaza, rutaranyagwa n'undi mwami. Byari bimaze kuba rero, yagomba kugarura rero abakobwa bo mu Mugendajuru bya Murama, wabivuze yabigezaho, yagomba kugarura inka zo mu bwiru bw'icyubahiro cy'u Rwanda, ubwo ni za ndoro z'Umushongi. Niyo mpamvu rero ibyo turabivuga kugira ngo mwumve, abantu bumve impamvu yagomba kwihutira kujya kwa Nziramuramira. Ntabwo ari ugupfa kujyayo gusa, kuko hari n'ibindi bihugu byinshi yari yaratakaje. Urumva urugendo rwari rukiri rurerure kugeza aho ngaho, yari afite ibihugu byinshi bya Ndahiro Cyamatare yari ataragaruka, byari bikiri byinshi. Kucyihutiye kwa Nziramuramira byonyine, naho tuvuga hakomeye Gasabo yari itaragaruka. Gasabo ariyo tangiro ry'u Rwanda, yari itaragaruka. Wenda naho yagiye anyura yari yarahagaruye, ariko yose yari itaragaruka. Za Bwanacyambwe aho ba Cyilima Rugwe na ba Kigeli Mukobanya batangira, aho hose yari ataragaruka. Ariko yihutiye kujya kwa Nziramuramira. Kubera iki? Kubera indoro z'Umushongi, kubera abakobwa mu Mugendajuru bya Murama, cyane cyane ko yari amaze kongera kubona byibura mu nganzo za Mushongi, amaze kubona aho itangiro ry'ubwiru. Ikindi rero, iyo kugira ngo abantu babyumve neza, inshuti bakunze mubyumve neza, mwumva akaciro k'indoro z'Umushongi, nuko kuva icyo gihe izo ndoro z'Umushongi zagumye kuba ishyo rikomeye cyane, ku buryo ryayoborwaga n'abantu bubashywe ndetse barimo n'abiru, uhereye kuri Mpande ya Rusanga kuva icyo gihe, kuko niwe wahise aziyobora indoro z'Umushongi, niwe wari umutware w'indoro z'Umushongi, kugeza uko ingoma zakurikiranye zose, kugeza ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, niho yabihinduye azigabira wa mucyaba Rusuka rwa Temahagari yananga ikinyoma. Kubera akamaro yamariye ingoma, nawe agahita aba umwe mu biru b'ingoma, nubwo atari umwiru w'igihango, ariko kubera akamaro yamariye u Rwanda ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, byatumye nawe aba umwiru, mu kugira ngo bamuheshe icyubahiro kidasanzwe, bamugabira indoro z'Umushongi. Bivuze ko indoro z'Umushongi zari ishyo ry'icyubahiro rigabirwa umuntu w'umunyacyubahiro. Ku bantu rero bakuze bakunda gukurikira ibitaramo byacu dutaramana, bazi ibice byinshi bya hariya mu Mayaga, bazi umuntu witwa Rutagiragaho rwa Kanyamugenge. Rutagiragaho rwa Kanyamugenge niwe mutware wa nyuma w'indoro z'Umushongi, ubwo ni mu gihe cya 59 60 ejo bundi. Ariko kuva kuri Rusuka rwa Temahagari, nuvuga ngo amaze gusaza, bazigabiye umuhungu we Gasindikira, ziva kwa Gasindikira zijya kwa Kamaka, birakomeza bijya nyine kuri Rutagiragaho rwa Kanyamugenge. Ubwo nuvuga ko kuva igihe cya Ruganzu Ndori bikaza byari mu rubyaro rwo kwa Mpande ya Rusanga, ariko bigeze kuri Yuhi Gahindiro kubera akamaro Rusuka yagize,
ku ngoma ya Gahindiro no ku ngoma zakurikiyeho, ku ngoma ya Mutara Rwogera, ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri, ni abantu bagize akamaro cyane, ndetse twarahageze kwa Rusukari, ku Mana ya Rusukari Kaganza ka Muganza, ni umuntu waturaga mu bikari by'ibwami, yaratuye neza mu gikari cyo kwa nyine Muvugo Nyiramongi. Ngira ngo niyo mwarakurikiye inkuru twakoze Kaganza ka Muganza, Imana ya Rusuka n'ubu nimwongere muyirebe, ni hariya ya Rusuka yaratuye. Uwo Rusuka tuvuga uri mu bisekuru bya nyuma byari mu batware b'indorero z'Imushongi. Aha ararekwa rero ntashira, reka tube ducukiriza ahangaha amateka ya Ruganzu Ndori, inzira yo kugarura u Rwanda, yo kubundura u Rwanda, yo kugarura abantu mu Rwanda no kugarura u Rwanda mu bantu iracyakomeje. Icyo cyari igice cya kabiri. Ubutaha tubasezeranije ko tuzajya ku gice cya gatatu, tugaruka hepfo mu Nduga, tugakomeza tujya mu Bungwe mu majyepfo y'u Rwanda, tukazakomeza tujya mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda, twambuka Rusizi tujya mu Nyamungo kwa Nsibura Nyebunga, kujya gukuraho ubwigomeke bwa Nsibura Nyebunga. Hanyuma nagarura n'inka zitwa ishyo yise ngo inki Rwanda. Inka zongeye zikagaruka. Inka ko zongeye zikagaruka. Ngaho rero urakoze inshuti yanjye Kanyandekwe, urakoze mutaramyi w'abataramyi bacu, murakoze namwe inshuti z'urubuga rwacu, murakoze abanyarwandakazi dukunda gutaramana. Ahasigaye igitaramo cy'uyu munsi gicukirije ahangaha, igitaramo cyo ku mateka ya Ruganzu, ariko turacukije gusa kubw'uyu munsi, ariko igitaramo cyo kiracyakomeje. Murakoze rero kubana natwe, murakagira Imana, mugire impagarike n'ubugingo.